yaguraga amafaranga 1000, ubu ngubu yabaye 1300. Ubwo rero urumva ko dufite ikibazo, kandi uko ibiciro bizamuka amafaranga nayo arabura. Kugira ngo tubone amafaranga biratugora. Curuza avoka, amapera, indimu, amaronji, hari manderena, hari papayi, hari bebefu, ibishayote, imineke byose. Byanyabyo bitari ibikabyo, u Rwanda rwamaze kugera mu bihugu 10 bya mbere mu isi hose biri guhura n'akaga gashaririye kibasiriye abatuye isi bose kubera ifungwa ry'umuhora wa Hormuz. Abatura Rwanda nta kintu kiri kubarya mu mutwe cyane nk'itumbagira ry'ibiciro ku masoko, bari guhahiramo ibyo kurya n'ibindi bikoresho bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibintu birahenze cyane ku rwego rw'uko bitekerezwa ugahita wumva injereri mu bwonko. Urabaza motari igiciro cy'urugendo akakubwira amafaranga ukagira ngo umubajije igiciro cya moto yose. Mu bice by'imigiho ubuzima burahenze cyane kurenza ikindi gihe cyose mu mateka yose y'u Rwanda. Aha ni ibintu bibera bibi cyane, nuko nubwo ibiciro biri gutumbagira ku rwego rurenze urukabije, nejo ubundi bizakomeza gutumbagira, kandi niko kuri ndetse naho twaguhungira. Mu bihe nk'ibi kera baravuga ngo umukene araza gupfa hari uko kumukire, ariko ubu bwo biratandukanye kuko irizamuka ry'ibiciro rimeze gutya n'umukire riramuhitana namuhe. Byose ni ukubera izamuka ry'ibiciro bya petroli ryibasiye isi yose kubera ko inzira cyangwa se umuhora wa Hormuz wafunzwe n'igisirikare cya Iran ndetse n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi uyu muhora wanyuzwagamo 1/5 bya petroli na gaze byose dukoresha mu isi. Iyi nzira niyo yonyine ihuza isi n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, kandi nibyo bicukurwamo amavuta cyangwa se petroli nyinshi igurishwa ku bihugu hafi ya byose byo mu isi, kuva ku bihugu bito bikiri mu nzira y'iterambere kugeza ku bihugu binini kandi by'ibihangange mu bukungu no mu ngufu z'ibya gisirikare. Byose bigura petroli kuri ibi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko muri Saudi Arabia, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Iran, Iraq na za Oman. Ubyumve neza ko mu gihe iyi nzira ifunze isi nta yandi mahitamo ifite isibye kuririmba urwibonye, kuko isi kuba yafungirwa umuhora wa Hormuz igahagarikirwa petroli yose iva muri ibi bihugu, ibiciro bihita bizamuka nk'ibiri mu marushanwa, kuva ku biciro by'ibiribwa kugeza ku biciro by'udukingirizo byose biratumbagira, bikaba bibi cyane noneho ku bihugu biri hejuru y'ubutaka butarimo na litiro imwe ya petroli. Abaturage hirya no hino mu Rwanda no ku isi hose muri rusange bari kwitotombera izamuka ry'ibiciro by'ibintu byose, ariko mu kuri kuzuye nuko abantu babiri bonyine muri iyi si ari bo bafite icyo babikoraho ibiciro bikagabanuka cyangwa se bigatumbagira cyane. Ni Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umukuru w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei. Umwe muri aba yatanze itegeko rito cyangwa irinini rireba umuhora wa Hormuz muri ibi bihe by'intambara. Ibyo byonyine nibyo bita bigena igiciro cy'ibyo tugura ku isoko byose, yaba ibyo twihingira ubwacu cyangwa se ibyo tugura hanze y'igihugu, kuko byose bigendera ku giciro cya petroli n'ibiyikomokaho byose. Ibaze ko mu gihe Abanyarwanda n'abandi bantu benshi batuye isi bari kurizwa n'izamuka ry'ibiciro bya petroli, muri Libya ho petroli irahendutse cyane kuruta amazi yo kunywa. Biranashoboka cyane ko muri iki gihugu petroli ari cyo kintu cya mbere gihendutse ku rwego rwo hejuru, kuko muri Libya litiro imwe ya petroli iri kugura amasenti 5 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hafi amafaranga 300 y'u Rwanda. Bivuze ngo mu gihe mu Rwanda litiro imwe ya essence iri kugura hafi 3000 by'u Rwanda, muri Libya ho birashoboka cyane ko litiro ya essence uyu munsi iri kugura ari munsi y'amafaranga 500 y'u Rwanda. Impamvu nuko aribo bicukurira bakanatunganya petroli yabo bwite nawe bayiguzeho. Gusa ariko nubwo bimeze gutya, muri Libya naho ibintu birahenze cyane ku rwego rwo hejuru kubera ko ibiribwa bibatunze ibyinshi bitumizwa hanze y'igihugu, by'umwihariko ku bihugu byo ku yindi migabane nko muri Aziya, Amerika cyangwa i Burayi, mu bihugu n'ubundi bifite ibura rikabije rya petroli kubera ifungwa ry'umuhora wa Hormuz. Kuba ibyo bihugu bikoresha petroli ibageraho ibahenze bituma n'ibicuruzwa bohereza muri Afurika bihagera biri ku biciro byo hejuru kuri rwa rwego rw'uko byigonderwa n'umugabo bigasiba undi. Bivuze ngo izamuka ry'ibiciro riri hose mu isi. Ariko se ni iyihe mpamvu nyakuri u Rwanda ruri kuza mu myanya y'imbere mu bihugu biri guhura n'akaga karemereye cyane k'iyi ntambara ndetse n'izamuka ry'ibiciro ku isoko? Niba ibiciro byose bigendera ku giciro cya petroli n'ibiyikomokaho, wigeze wibaza ngo iyi petroli dukoresha mu Rwanda ngo ituruka he? Muri 1/5 bya petroli na gaze dukoresha mu isi byanyuzwaga mu muhora wa Hormuz imbere y'uko ufungwa, haba harimo petroli yacishwaga muri iyi nzira iturutse mu burasirazuba bwo hagati yerekeje mu Rwanda, none ikaba yarahagaritswe bigatuma ibi byose bigera. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze.
twese niko tubishaka kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe n'uko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa3.ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma amagazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo wa.ibyapa.com utegurane ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Gufunga umuhora wa Hormuz byatumye intambara ari ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Iran gusa hinduka intambara yacu twese abatuye isi. Nubwo bitasabye ko twese dufata imbunda ngo turasane hagati yacu, ariko mu kuri kuzuye nuko twese intambara turi kuyirwana. Nubwo twe tudahanganye na za misile za kumuriro, ariko ibiciro biri hanze mu masoko aho duhahira birasaba gatuza n'igihaha, by'umwihariko ku muntu ufite umuryango ahahira. Byageze ubwo leta ubwayo yisabira abaturage bayo kuba bateka byibura inshuro imwe ku munsi, byaba na byiza guteka bikaba inshuro imwe mu minsi 2, mu rwego rwo gutwara neza ibicanwa byiganjemo gaze kuko iri gushira ku isoko, kandi aho yakagombye kuva harafunzwe kubera intambara iri hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika, Israel na Iran. Mu Rwanda imodoka zatangiye kugabanuka mu mihanda mu buryo bugaragara kubera ko imodoka z'abantu bwite zaraparitswe n'izitaraparika nazo niyo nzira zerekezamo. Abaturage baragirwa intama yo kwirinda ingendo za hato na hato zitari ngombwa, by'umwihariko ku bakoresha imodoka zabo bwite. Ubu gahunda ni bisi za rusange mu ngendo zose, kandi nabwo bikaba byiza cyane hakoreshejwemo bisi zikoresha amashanyarazi mu kigu cya essence. Ubyumve neza ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane kuri uru rwego. Hari amakuru avuga ko mu minsi iri imbere nayo mike cyane sitasiyo zicuruza ama essence ku mihanda zizatangira guhagarika kuba zacuruza ama essence ku modoka z'abantu bwite, kugira ngo ka essence gake cyane kazaba gasigaye zakirwe muri za bisi, kuko byibura zo zitwara abantu benshi icyarimwe. Ku rwego rw'uko mu mihanda zaba hagendamo za bisi rusange, imodoka z'amashanyarazi na za moto za ya kampani. Ifungwa ry'umuhora wa Hormuz ni ribi ku ruhe rwego ku Rwanda n'Abanyarwanda. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzitwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi hari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe.
Buri munsi u Rwanda rukoresha ingunguru zirenga 9,800 za peteroli nk'uko bigaragazwa n'igereranya ryakozwe mu mwaka wa 2024. Bivuze ko mu kwezi kumwe u Rwanda rukoresha peteroli ingunguru zirenga 294 bihura n'ingunguru miliyoni 3,580 mu mwaka wose. Ubyumve neza ko ubusanzwe u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi hose bikoresha peteroli nkeya kuko rukoresha ibice by'ibiceceti 9 gusa muri peteroli yose ikoreshwa mu isi yose. Iyi mibare igaragaza ko u Rwanda dukoresha kimwe cy'ibihumbi ijana cya peteroli yose ikoreshwa ku mubumbe wose buri munsi. Ibi bituma u Rwanda ruza mu myanya iri hagati y'160 kugeza ku 165 mu bihugu bya mbere mu isi bikoresha peteroli cyane. Ibaze ko mu gihe u Rwanda tutanakoresha byibura ingunguru 10,000 bya peteroli buri munsi, mu bihugu nk'Ubushinwa na Leta z'Ubumwe za Amerika bo bakoresha ingunguru za peteroli zirenga miliyoni 20 mu munsi umwe gusa buri gihugu kwacyo, kubera ubwinshi bw'inganda ziba zikora amasaha 24 ku yandi. Gusa ariko nubwo peteroli u Rwanda rukoresha ari nkeya cyane, ariko ruyigura saga miliyoni 680 z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika buri mwaka. Ni hafi miliyari 980 z'amafaranga y'u Rwanda yishyurwa peteroli gusa yinjira mu gihugu cy'u Rwanda ikoreshwa n'Abanyarwanda umwaka wose. Nicyo kintu cya mbere u Rwanda rutumiza hanze mu bihugu by'amahanga, kuko peteroli tugura ingana nka 1/10 cy'ibintu byose tugura hanze y'igihugu. Imibare yigereranya yerekana neza ko byibura Abanyarwanda buri kwezi bakoresha peteroli ihagaze miliyoni hafi 57 z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Ni hafi miliyari 85 z'amafaranga y'u Rwanda, ayajya kungana na miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda buri munsi. Mu mwaka wa 2024 u Rwanda rwaguze ibintu bihagaze miliyari 6 na miliyoni 880 z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu bihugu by'imahanga, ariko peteroli niyo yari nyinshi muri ibyo byose. Byari byiganjemo amamodoka, sima, ibyo kurya n'imashini cyangwa ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Ubyumve neza ko peteroli dukoresha buri munsi izamuka y'9.5 ku ijana mu gihe cy'umwaka. Wibuke ko turi kuvuga ku Rwanda gusa, bivuze ngo umunsi ku munsi turushaho gukoresha peteroli nyinshi kurenza iyo twakoresheje ejo hashize. Niyo mpamvu kenshi u Rwanda rukunze gushishikariza abaturage barwo kuba bagura ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi mu kigu cya essence mu rwego rwo kubungabunga peteroli u Rwanda rugura hanze y'igihugu kuko ibihenze. Kandi tubashije kugabanya iyo dukoresha, byaba bivuze ko twazajya dusagura arenga miliyoni 60 z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika buri mwaka twakaguze essence mu bihugu by'amahanga. Ahana ibintu bibera kaga nuko ubutaka bw'igihugu cyose cy'u Rwanda nta na litiro imwe gusa peteroli butabyemo. Ibyo bisobanuye ko iyi peteroli yose twahoze n'ubu tuyigura hanze y'igihugu ko yakabaye. Leta tuzakomeza kuyigura kuri ibyo bihugu mpaka umukiza agarutse, kuko twe ubwacu naho dufite twayicukura. Cyakora u Rwanda rufite ikiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'iki gihugu, kikaba ikiyaga gifite amazi ari hejuru ya gaze karemano ya metane. Ibyo bisobanuye ko nubwo igihugu cyicukura, ariko niyo gukoreshwa ibyazwa ingufu z'umuriro w'amashanyarazi gusa, kuko kuba ari gaze karemano bivuze ko itakoreshwa mu yindi mirimo irimo nko guteka, kuko iyi gaze nibarwa mu bwoko bw'amavuta cyangwa peteroli. Gusa si urwumwe kuri iyi ngingo, kuko mu bihugu 195 byose biri mu isi, ibigera kuri 50 byonyine nibyo biri hejuru y'ubutaka bubitse peteroli. Ubwo ibihugu birenga 145 byose bisigaye nabyo bibeshejweho na peteroli bagura ku bindi bihugu babarekura bagwa. Ibihugu bidafite peteroli nk'u Rwanda ni byinshi cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no mu burasirazuba bwa Aziya. Ndetse kugira peteroli cyangwa kutayigira biterwa n'ahantu igihugu kiba giherereye ndetse n'amabuye y'ibitare ari kure cyane munsi y'ubutaka. Kuko iboneka rya peteroli ku isi rishingiye ku biremwa byo mu mazi byabayeho kera, byagiye bipfa mu myaka magana y'amamiliyoni menshi ashize. Ibyo biremwa nyuma yo gupfa imibiri yabyo yaramanukaga ikerekeza ku ndiba z'inyanja, maze uko iminsi yashiraga bya biremwa byapfuye bikagenda birengerwa n'umucanga n'amabuye. Uko amamiliyoni y'imyaka yashiraga niko ubushyuhe n'igitutu byo ku ndiba z'inyanja byagiye bituma ibyo biremwa bibora bikavamo peteroli na gaze. Ariko iyo peteroli na gaze byisanga kuri cyane mu bujyakuzimu, kandi bikikijwe n'amabuye y'ibitare yagiye abirengera igihe byapfaga kera. Bivuze ngo kugira ngo uyu munsi igihugu kibe cyashugurwamo peteroli na gaze, byasaba ko icyo gihugu giherereye kera haba harahoze inyanja cyangwa ikiyaga kinini, kuko peteroli kuboneka kwayo bitangirira ku biremwa byo mu mazi byabayeho kera bigapfa mu magana y'amamiliyoni y'imyaka ashize. Kandi ibyo biremwa byabaga mu mazi gusa, ntibyageraga mu mashyamba n'imisozi. Iki gihugu kuba cyashugurwamo peteroli byasaba kandi kuba gifite ibyitwa sedimentary basin, ubutaka busa nk'ubwitsemo cyane ku buryo bubika ibintu byose bibugezeho ku rwego rw'uko nta kintu isuri y'imvura yahavana. Ubutaka nk'ubu kandi buba busa nk'ubufukuye, ibyo bifasha kubika ibintu byose biba byaragiye byisanga kuri ubu butaka, birimo nk'imicanga, amazi n'ibiremwa biba byaragiye bipfira kuri ubu butaka mu magana y'amamiliyoni menshi y'imyaka ashize. Kandi akenshi ibice nk'ibi biba byarahoze ku ndiba z'inyanja, uko amamiliyoni y'imyaka akurikirana inyanja zigakama
ubu butaka bukisanga hejuru bukibitse byose bwahoranye ndetse na bya biremwa byose biba byarapfiriye kuri ubu butaka. Iyi niyo mpamvu uyu munsi peteroli iboneka cyane mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ikaboneka mu bice by'amajyaruguru y'iburasirazuba bw'inyanja Atlantic, mu bice bya Afurika kuva muri za Gabon, Nigeria, Angola kugeza muri za Liberia. Peteroli kandi ikaboneka mu majyaruguru y'isi nko muri za Norvège ndetse no muri Amerika by'umwihariko y'epfo. Bibarwa ko peteroli yose u Rwanda rugura irengaho gato kimwe cya kabiri cyayo ikoreshwa gusa mu bwikorezi. Ni hafi 55% kwa peteroli yose ibikubiye mu bice bibiri birimo diesel ishyirwa mu bikamyo binini byikorera imizigo iremereye ikanashyirwa muri za bisi nini zitwara abantu mu buryo bwa rusange, indi kaba gasoline ishyirwa mu modoka nyinshi zahariwe gutwara abantu by'umwihariko iz'abantu bwite n'izikora taxi, ndetse ikanashyirwa muri za moto. Naho hafi 20% bya peteroli yose yinjira mu Rwanda ishyirwa muri za generateri z'umuriro w'amashanyarazi. Ahandi peteroli y'u Rwanda ikoreshwa cyane ni mu ngendo z'ikirere cyangwa se aviation. Indege z'isosiyete y'iki gihugu ikora ingendo z'ikirere izwi nka Rwandan yikoresha hafi 15% bya peteroli yose u Rwanda rugura hanze. Naho hafi 9% by'iyo peteroli ikoreshwa mu nganda zigiye zitandukanye by'umwihariko izikora sima ndetse ikanashyirwa mu mamashini akora imirimo itandukanye y'ubwubatsi. Ibi bihita byumvikanisha ko ikintu cya mbere peteroli yinjira mu Rwanda ikoreshwa hanini ari ingendo z'ibinyabiziga. Ibaze ko mu Rwanda hari ibinyabiziga bibaruye ku baturarwanda birenga 400,000 byose hamwe, kuko amakuru agaragara muri raporo z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, raporo yayo yo hagati yo mu mwaka wa 2024 kugeza mu mwaka wa 2025 igaragaza ko mu Rwanda rwose harimo ibinyabiziga 394,157. Muri ibyo binyabiziga kandi ibyinshi muri byo bikaba moto, kuko zihariye hafi kimwe cya kabiri cy'ibinyabiziga byose biri ku butaka bw'u Rwanda. Bivuze ko mu Rwanda hari za moto zigera ku 200,000 kandi muri zo izirenga 180 ni izikora taxi, gutwara abantu zibavana ahantu hamwe ziberekeza ahandi. Izisigaye zirenga 15,000 hafi 20,000 ni iz'abantu ku giti cyabo bakoresha mu mirimo yabo bwite, ndetse n'iz'amakampani zitwara ibintu zibivana ku nganda cyangwa se ku maduka zibyerekeza ku bakiriya babo, ibi twita delivery. Nka kuri ushobora kugura computer cyangwa telefone muri Prime Core Electronics ukatwishyura natwe tukayigushyikiriza aho waba uri hose mu Rwanda utiriwe ugera aho dukorera. Ibaze ko mu Rwanda habaruye imodoka z'abantu ku giti cyabo ziri hagati y'ibihumbi 90 n'ibihumbi 120 ziganjemo amasedan, ama SUV n'amajeep. Bikabarwa ko mu Rwanda hari ibimodoka binini by'ubwikorezi byikorera imizigo iremereye, ibi twita ibikamyo bihari birenga 20,000. Hakaba za bisi na minibus bitwara abantu mu buryo bwa rusange ziri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 8, ndetse u Rwanda rwose rukabamo ibindi binyabiziga birenga ibihumbi 5 bikora imirimo itandukanye byiganjemo imashini zikora imihanda n'izihinga zibarirwa mu tractors. Iyo mibare ikagaragaza ko byibura ibinyabiziga byose biri ku butaka bw'u Rwanda birenga 400,000 byose hamwe, mu gihe hafi kimwe cya kabiri cyabyo ari za moto, naho kimwe cya gatatu cyabyo kikaba imodoka z'abantu ku giti cyabo. Izisigaye zikabitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'amakamyo yikorera imizigo. Nk'uko bigaragara mu mibare y'ikigo cy'Abanyamerika US Energy Information Administration gikurikirana ibijyanye byose n'ikoreshwa rya peteroli na gaze mu isi, hagaragaramo ko u Rwanda rukoresha ingunguru 2,980 za gasoline buri munsi, rukanakoresha ingunguru 3,830 za diesel mu munsi umwe gusa, zose hamwe zikaba ingunguru 6,800 za peteroli ishyirwa mu binyabiziga gusa mu gihe cy'umunsi umwe mu Rwanda hose. Iyi essence na mazutu dukoresha ku mwaka biba bigera ku ngunguru 2,480,000. Mu kinyarwanda cyiza Abanyarwanda twese twumva bitatugoye, ni buri mwaka u Rwanda rukoresha essence na mazutu litiro 395,000 uko ingunguru yuzuye neza ibirimo litiro 159. Ibi bivuze ko mu gihe cy'umwaka wose hafi buri moto ibiri ku butaka bw'u Rwanda ishyirwamo litiro zirenga 1,800 hafi 2,000 za essence. Naho muri uwo mwaka hafi buri modoka ibiri ku butaka bw'u Rwanda isanzwe y'umuntu ku giti cye igashyirwamo litiro 3,100 za essence. Buri gikamyo cyo bikabarwa ko gishyirwamo litiro 18,000 mu mwaka umwe gusa. Uru rutonde rukayoborwa na za bisi zitwara abantu mu buryo bwa rusange, uko byibura buri mwe muri zo ikoresha litiro za essence zirenga 21,000.
Ubundi buri munsi mu Rwanda dukoresha litiro ziri hagati y'ibihumbi 600 n'ibihumbi 700 za petroli, yaba mu buryo bwa essence, mazutu, benzine cyangwa gaze yo guteka. Naho buri saha Abanyarwanda dukoresha litiro zirenga ibihumbi 30 za petroli. Buri nshuro yose wumvise cyangwa uri bwumve mvuga petroli muri rusange, utumvamo essence na mazutu gusa cyangwa benzine byonyine, ahubwo wumvemo na gaze dukoresha duteka kuko nayo ni petroli. Yego, iyi gaze dukoresha duteka nayo ni petroli. Ubundi mu Cyongereza yitwa LPG, liquefied petroleum gas. Niyo mpamvu petroli yibuze ku isoko na gaze byose biburira rimwe, bikaba ikibazo ku masoko. Buri munsi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe, indege ziganjemo iza Rwandan n'izindi nye zihafatira benzine mbere yo guhaguruka. Mu munsi umwe gusa zishyirwamo ingunguru zirenga 200 zuzuye benzine, ni litiro zirenga 190 zishyirwa mu ndege mu gihe cy'amasaha 24 gusa. Naho indege za Rwandan gusa zigakoresha irenga 1/2 cyayo yose. Bibarwa ko zonyine zishyirwa muri litiro hafi 120 za benzine mu munsi umwe gusa, kuko buriya nk'indege iturutse i Kigali yerekeje ahantu runaka i Burayi, ibiratwika amavuta cyangwa se petroli yakuzura muri litiro 50,000 cyangwa se ikaba yagera no ku 30,000 by'amalitiro ya benzine. Ubyumve neza ko ingendo 3 nk'izi zonyine zakoreshwamo petroli yagashyizwe mu ndege zose zihaguruka i Kanombe mu munsi wose. Ariko se iyi petroli yose u Rwanda rukoresha ituruka he? Petroli nyinshi u Rwanda rukoresha icukurwa mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko muri Saudi Arabia, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait na Oman. Aho hose hava hafi 65% bya petroli yose Abanyarwanda bakoresha umunsi ku munsi, ndetse ibyo bihugu nibyo bivanwamo amavuta cyangwa se petroli ihendutse kurenza ahandi hariho hose mu isi. Ariko aya mavuta yose ahacukurwa kugira ngo azatugereho inaha muri Afurika y'Iburasirazuba, bisaba ko anyuzwa mu muhora wa Hormuz, uyu munsi ufunzwe kubera intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Kuba hafunze binasobanuye ko ubwo petroli irenga 1/2 Abanyarwanda twari dusanzwe dukoresha yahagaritswe kuko nayifiteho kunyura inzira bayifunze. Ahandi hantu u Rwanda rugura petroli ni mu Buhinde, kuko ho tuhakura hafi 30% bya petroli yose Abanyarwanda dukoresha umunsi ku munsi. Gusa ariko ahantu ibintu bibera kaga cyane nuko nubwo Buhinde bucuruza petroli kuri twe, ariko nabo ubwabo naho bafiteho kuyicukura, bayigura mu burasirazuba bwo hagati bakayitunganya ari nyinshi mu nganda zabo maze bakayitugurishaho. Rero nabo mu bihe umuhora wa Hormuz ufunzwe, petroli nibageraho neza, kandi iyo bafite nkeya barayikoreshereza ubwabo nk'Abahinde, bakaba iyo bohereza ku masoko mpuzamahanga. Bivuze ngo iyi nzira ya kabiri u Rwanda twakabonyemo petroli nayo ntishoboka. Inzira ya gatatu cyangwa se ahantu ha gatatu u Rwanda rusanzwe rukura petroli no kuyigura ku nganda zikorera zicuruza cyane cyane mu bihugu bya kure nk'u Rwanda. Izi nganda zo ziducuruza 10% bya petroli na gaze byose dukoresha mu Rwanda. Indi petroli nkeya u Rwanda rukoresha ruyigura mu bihugu bya Afrika. Hafi 5% bya petroli u Rwanda rwinjiza mu gihugu iva muri Nigeria no muri Angola. Gusa ikibazo n'ubwo ibihugu byo muri Afrika bicukura petroli ntabwo bigira inganda kabuhariwe mu kuyitunganya, kuko buriya petroli icukurwa ari amavuta cyangwa se crude oil, amwe ashyirwa mu mihanda ya kaburimbo mu gihe biri gukorwa ngo ikomere, akaba bayita ngo ni godora. Ibi rero binyuzwa mu nganda bigatunganywamo essence, mazutu, benzine na gaze yo guteka. Izi nganda zibikora ziboneka hake cyane ku mugabane wa Afrika, n'ibihugu bicukura amavuta kuri uyu mugabane bisaba ko yoherezwa mu nganda z'i Burayi, akaba ariho byose bikorerwa maze akabona kugarurwa ku mugabane wa Afrika ngo ikoreshwemo petroli. Ubyumve neza ko buri iyo bibaye ngombwa u Rwanda rugura petroli ku Burusiya ingana na 5% bya petroli yose igihugu gikenera, ariko iyo petroli ikagurwa biciye mu bacuruzi bikorera. Buriya mw'isi yose y'ubucuruzi umuntu ugura utuntu duke aduhahira ku mucuruzi wo muri quartier, uwo mucuruzi nawe aba afite aho arangurira, naho ngaho arangurira aribo bo bajya kurangurira ku ruganda. No mu bucuruzi bwa petroli nuko bigenda. U Rwanda rugura ka petroli gake cyane gatuma rutakwemererwa guhahira ku nganda nyakuri z'ibihugu. Bisaba ko u Rwanda rugura petroli ku nganda z'abacuruzi bikorera bahuza inganda nini n'abakiriya bazo bato. Izi nganda rero zirangura petroli nyinshi ku nganda wenda nk'izo muri Saudi Arabia, maze bakayipakira amato yabo bakayizana ku mugabane wa Afrika bakayigurisha inaha ku bihugu biba byigurira ka petroli gake cyane. Ni kampani z'ubucuruzi ziganjemo iyitwa Vitol ifite icyicaro gikuru muri Switzerland, hakabamo iyitwa Trafigil ndetse n'iyitwa Glencore.
aba nibo baducuruzaho peteroli kuko twe ntitwabasha kwigerera nko muri Iran cyangwa Kuwait ngo tuyirangure. Ubyumve neza ko peteroli nyinshi yinjira ku butaka bw'u Rwanda iba yaguzwe na kampani yitwa SP Rwanda, indi ikagurwa na Mount Mel Group, abandi bakaba Kobiri Rwanda na Engine Rwanda bafite za sitasiyo hirya no hino mu gihugu ziducuruzaho peteroli ku gipimo gito. Kugura peteroli kuri izi kampani nazo ziyigura ku yandi makampani y'abacuruzi, maze nabo bakayigura mu bihugu biyicukura, bituma peteroli itugeraho ihenze kubera ko iba yaciye mu biganza byinshi kandi nabyo bikeneye inyungu. Kuko nko mu bihe byashize, mu gihe igiciro cya peteroli ku isi hose cyari ku madolari 70 ku ngunguru imwe gusa, mu Rwanda ingunguru yatugeragaho ihagaze amadolari 90. Naho muri ibi bihe by'intambara ya Iran na Leta z'Ubumwe za Amerika, umuhora wa Hormuz ufunzwe, ingunguru imwe ya peteroli yaratumbagiye igera ku giciro cy'amadolari 110, kubera ko ahantu ibintu bibera bibi cyane nuko u Rwanda ari igihugu kitanakora ku nyanja byibura ngo kigire icyambu cyakira amato manini yambukiranya inyanja. Ibyo bituma niyo tuguze peteroli hirya iriya mu burasirazuba bwo hagati, binasaba ko ipakirwa mu makamyo manini ikambukiranya ibihugu by'abaturanyi ngo ikundi tugereho. Ibyo byonyine bigatuma cya giciro cy'ingunguru nakubwiye mu kanya kiyongeraho hafi amadolari 10 y'urugendo gusa ruva nk'i Dar es Salaam cyangwa Mombasa rwerekeza mu Rwanda. Ibi byonyine byahurirana n'ifungwa ry'umuhora wa Hormuz bigatuma igiciro cya peteroli mu Rwanda kiyongeraho ku gipimo gisatira 40% ako kanya, kandi bigatuma n'ibiciro byose bihita bizamuka nk'ibiri mu marushanwa, ahasigaye natwe tukifata ku myanya irangakumiro. Naha dusoreje ikiganiro cya none, wibuke kudusangiza igitekerezo cyawe cy'uburyo wakiriye inkuru ya none ubinyujije muri comment. Gusa ariko niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.